mumfashe muze kuzamuka namwe akabacaho kuko mudashatse kuremba. Noneho hari imfunguzo eshanu ngiye kugucaho kugira ngo abantu bashobore guhura na Yesu akibaho ikigerageza. Ko ubu ikigerageza Yesu ntabwira ubu ikigerageza umutima wa Yesu ashobora kwinjira. Urufunguzo rwa mbere dukoresha n'urufunguzo rw'ukwemera. Urufunguzo rw'ukwemera turaza gutekereza ibyiza Yesu yagukoreye kuva umwana kugeza amagingo aya ngaya. Kubera ibisaza byo kuvuga mu mwaka w'amashishiki ariko kubera ko turangaye twinjiye mu bibazo umutima wawe urebe uvutse hari ibintu byinshi Imana yakugiriye aho ugiye gushimira kandi gushimira urashobora kugira ubukungu kuko udashimira ibintu uhora witotora Imana yarakwibagiwe kandi ari byakugiriye ahubwo udashaka kumushimira. Muri iyi jambo baragenda bafashe imyitozo binjira mu mutima wanyu urebe njye gushimira aho ibyiza Imana yabakoreye. Nimumara gushimira tukajya kubabarira imigezi kubivugaho bihagije. Urababarira umuntu wese wakugiriye nabi kuva umenya ubwenge kugeza ubu ngubu. Uraza guca muri jenoside ukorera abatutsi ariko ntibagomba kubyibageza ko hari n'abandi bakugiriye n'abagomba kubabarira. Kuva umwana utangira no ku babyeyi bawe barimo bakwigije aho mwiganye ushobore guca muri jenoside amara yo kugeza ubu ngubu